hitmaker w'indirimbo zitandukanye, hitmaker w'indirimbo zitandukanye sani Rwanda kungora hitmaker na hits zitandukanye. Uyu mukobwa Sani cyangwa se uyu mubyeyi Sani yagiye akora zigiye zitandukanye, zagiye ku isoko zirakubita bya danje. Kuri iyi nshuro noneho yagaragaye ari kumwe nanze, yagaragaye ari kumwe n'umusore Meddy. Uribaza se byagenze bite kugira ngo we bari kumwe? Iyi ni Ivugangingo TV, ndi ISHIMWE. Wibuke gukora subscribe. Yes, Meddy ni umwe mu bahanzi bakomeye cyane, bakomeye cyane, bafite n'izina rimaze kugeraho rigera muri industry ya muzika, haba mu Rwanda no hanze yarwo. Kuri iyi nshuro rero ubwo yaherukaga gutaramira mu gihugu cy'u Rwanda, hariya muri Kigali Arena, ni hariya muri Kigali Arena, agataramira abantu igihe gito gishoboka cyane. Kuri iyi nshuro rero noneho nkuko byagiye bigaragara cyane, yari hehe? Yari mu gihugu cya Kenya, aho yari yagiye gutaramira abanyakenya cyangwa se abanyarwanda bari muri Kenya, n'abanyakenya muri rusange. Noneho ndumva ni naho yagize gute, ni naho yahuriye n'uyu umunyarwandakazi Sani, nawe umaze iminsi ari muri media tour amaze iminsi ari muri media tour, aho arimo kuzengurutsa indirimbo ye waone. Ni waone yakoranye na Asley. Ni indirimbo yakoranye na Asley waone, arimo kugenda zunguza muri media house zitandukanye. Noneho kuri iyi nshuro mu kanya kashize nibwo yashyize hanze amashusho ye, ari kumwe nande, ari kumwe n'umuhanzi icyamamare hitmaker w'indirimbo zitandukanye zirimo inshyashya aheruka gushyira hanze, Meddy only niko kazi nakoresha kuri IG. Niba utamufollowing ahita wirukanka, ubwiyo ni shout out. Yes, ni ISHIMWE, ni Ivugangingo TV. Muri ako ka video Sani yashyize hehe? Ako ka video yashyize kuri status ye cyangwa se kuri story, ni kuri story ya Instagram ya IG. Sani yagize ati ngo ni bwa mbere mpura na Meddy, ngo nari mbyishimiye. Ako ni aka video gato yagize, yashimangiye ko ariyo nshuro ye ya mbere ahuye na Meddy kandi ko abyishimiye. Iyi ni Ivugangingo TV, ndi ISHIMWE. Nizere ko wakoze subscribe, mu makuru n'ibishya mujye mubihorana ku meza. Ciao.